mu ruhare kuba utaratowe ibyo si ikibazo cyangwa se fata icyemezo uvemo ujye ku ruhande nitukubone kuri stade nijyo ugira gute ariko kwishyuza amafaranga amaze imyaka 5 ku kibazo no kizira aro batizira Fidel kutamu wamuhamagarira yaramuhamagaye ikipe yamwandikira yarayirashe Manasias ariko icyo dukeneye kureba ni naho nyine urukiko rugomba kugira ubundi bishingiye kuki biraganisha bituruka he biraganisha he kuko ntago ejo ngo radio yamubashije ntago yabyutse nyamara ufite nomero ye ni mumubaze kare muto umugabo wambara neza nkunda cyane ibintu yabyanditse akabisobanura afite nomero ya mbere yo kwambara neza kugira amafaranga ni kimwe no kwambara neza ni kindi ibyo yakwambara byose akwiye kwicara akicara ku rwego rwe nk'umuntu wize usobanukiwe akicara akitekerezaho igihe ni ikikoko akavuga ati jewe Munyakazi Sadati igihe si iki ngo ndeke kwitwa kakamasa kazaca inka ngo kazivukamo nkwiye guhora ndi ikibazo muri iyi kipe ikundwa n'abantu benshi gutya ariko tutamushira urubanza muhamagare muravugana Regis Pigasi jewe ibyo Sadati yaranditse naritonze nsoma ibyo yanditse sibyo utuje ntuje ntacyo nkeneye kumuhamagara ibintu bye yarabisobanuye ibaruwa niwe wayishyize hanze urumva ahubwo nabonye yarayinyimoje ibyo bamwanditse naraje mbivugira ariko nta kintu nigeze nshyira hanze siko bimeze hari ibaruwa ye nashyize hanze navuze aho ngo ibyacu kujya muri media nuko Karenzi yabikomojeho uwo Karenzi yavuze ati kuwa mbere yateguje abantu operation kuwa mbere noneho se yari tangura mose kuko ibaruwa yagiye hanze Karenzi yabivuze nk'uyu munsi ibaruwa yari bwo yagiye nk'ejo hanze yari ku office ibaruwa yari ihari yaragezeyo yari ku office kuba yagera hanze ntibishoboka se kandi bavuga ko abayishyize muri media barashakaga kumwangisha abareye noneho mu kwisobanura kandi we kuyandika yarayanditse none ahita ava amafichoni ariko n'abasayire bavuga ngo va mu bwisho gusaba kuganira ku masezerano ariko yafusabye kuganira ubu ntabwo nakwandikira Karenzi yatumye ava mu bwisho gusaba kuganira ku masezerano reka ndabititire neza gusaba kuganira ku masezerano Karenzi yatumye urwandiko ruva mu bwisho ufitanye n'umuryango wa Rayon Sport hamwe n'umwenda umuryango wa Rayon Sport umfitiye operasiyo kuganiraho mbere y'igihe operasiyo itaraba kuwa mbere urumva icyo nibaza nawe niko byemera umuntu akubwiye ngo twicare tuganire ku mwenda umfitiye ntago abaje kukwishyuza aba ari ukuganiraho kugira ngo uburyo uzishyurwa kuko ushaka kumuhebera ntabwo bivuga ibyo ushaka kumuhebera ntabwo muba mukeneye kwicara uramwandikira ukamumenyesha uti wa mwenda ukure muri Bibiliya hari itegeko ryari ririho mu Isirayeli ry'igihe cyo guhara imyenda ryari itegeko cyo gusaba umuntu nihashira igihe runaka ni igihe cyo kubabarira imyenda kuko ngo niba kanaka amaze igihe kintu cyo ataranyishyura nta bushobozi afite bwo kunyishyura ryari itegeko ry'Imana ubwo se abantu bose ntibari kujya bategereza icyo gihe ntibishyure ni urugero mbikurije kuri ibi tuganire uje kwishyuza ariko ahubwo nakavuze ahubwo ngo jewe miliyoni 85 nishyuzaga Rayon ndazibabariye kugira ngo twubake Rayon ikomeye n'urugero muzazigumana muzazikoremo referendum andake kibazo kuko hari igihe wambere tuzagira umwanya uhagije Karenzi zabahari tubinonosore ariko abantu cyabaye imbarutso cyangwa cyabaye ibomu rituritse nyuma y'imyaka 4 Jean Fidel yewe Rayon Sport twumvise ibi bintu bije ubuyobozi bubije ku bundi buyobozi yaba bavuga ngo nabihaye Jean Fidel nyamara niyagiye cyabikora so ubundi buyobozi rirakomeza so ubundi buyobozi mwebwe rero muje mu mbabare yakomeza ishyurira ideni so ubundi buyobozi gusa ngeraho nibo bwa buyobozi
bwagiranye ibibazo na Sadati kuva mbere. bombori yatumye n'izindi nzego zibyinjiramo zihaguruka. icyo Karenzi avuga nicyo bicarwa muri arena na Kazungu icyo avuga nicyo, ariko hari indi angle nanone giye nkuramo ntitaye ibya Sadate na Reyo, ariko Reyo komite yabo bacungane haba ibyabaye mbere yabo bishobora kubajyana mu mategeko, bacungane nabyo mu bijyanye n'amakontara. wenda aricyo nabonyemo ngo company ngo kwambika ngo barufitanye ngo amasezerano, ibyo byose bagenda babicuka. Muri ni bya Sadate byo tubishyire ku ruhande, bashobora no kubigana kuko bikava no mu nzira, ariko Reyo yirinde kugwa mu manza cyangwa umutego wo kuba haba nk'amasezerano. Imanza sinzibona, ahubwo yirinde kuko nk'ibi bintu by'amakampani byo kwambika intuze, hari n'ibihugu baca amafaranga ndibuka Puma niba ari na Cote d'Ivoire niba ari, ariko byarabaye ari na federation. Ibintu byo kwambika igihe hazamo imanza zikaba nini kurushaho. Wenda uyu ni umuriro uri kubigana iki n'abareyo bayishyura ya n'abareyo bayishyura icyo si kibazo. Ubanze turebe kure abasanga mu manza ibibanza zo kukibitakwirirwa. aho niho mu hantu rero twese tugira gutya tukikinga ikintu mu gihu ugomba kubona bimwe na bimwe. Namenye urwo mvuga simvuze ngo Sadate bazamwishyure, si iki ko Sadate yishyurwa ibyahaye Rayon Sport nk'umuyobozi wayo. Oya niko nanabishaka ayakeneye bantu baje muri Reyo kandi bikurikije amategeko bazanywe n'urukundo nawe kandi yarufite yashoyaye Jean Fidel yashoyaye, bashobora no kubimwishyura nkuko avuga ngo gusaba kuganira, bashobora kumwishyura muri context bakamubwira ati tuzamamaza wenda company yawe nkuko uyu Jean Fidel yabonye batamwishyura kashi ashyira company. Ni ibintu bishoboka, uburyo bumwe bwakorwa abantu bakaganira. Ahubwo hari ikintu bavuga ngo inkotsi ivuga nk'izindi, ariko akanwa kabi niko bimeze. yaza ko ari undi muntu utari Sadate, yaza ko ari undi muntu utari Sadate, akaba avuga ati nyamara afite aya masezerano na Reyo, mwaretse tukabiganiraho, bashobora kwicarana nawe cyane. Niyo mpamvu ndi aho nanjye naba mbashyigikiye, ariko mpagaze ku cyemezo cyabo. Baravuga bati ntabwo dukeneye kwicarana na Sadate. Sadate ashobora kubabwira ati mufite miliyoni 80. Muvunyi yaravuze ntazo dufite ntazo tuzana kwishyura. Numva Muvunyi yaganira na radio iki kwanza uratubaza iki, uratubwira iki, dukora iki? None se batuzanye iki kwa yaboye Rayon Sport nawe utashoboye kwishyura imyenda y'abakubanjirije cyane, kuko nawe hari ibyo yasize mbere, hari amadeni yasize. Wowe Sadate ko utashoboye kwishyura imyenda y'abakubanjirije, ntabwo Rayon Sport ifite ubushobozi bwo kukwishyura. None agahita avuga ati rero mundeke ubwo wenda niba company njye niba wenda ari MK cyangwa se indi company tuyivunjemo amafaranga, muzajye munyambara wenda nko kuri cyangwa munyamamaze kuri match za derby nkuko nabonye n'abandi bamamajwe. Birashoboka ikintu nk'iki amafaranga akavunjwa mu kindi kintu, ariko atarimo kuvuga ngo cash ngo baraje ngo bamwishyure, kuko nigeze ko Sport cha bizagorana kugira ngo yishyure umuntu. Urumva ari mushiti wanjye twajyaga bashaka kwitwabanaga filimi zabo bitari ibintu byajye mu manza. Ari mushiti wanjye twabanaga kuko Karenzi arabizi neza amasita uburyo ari dukoze ku bijyanye n'amasezerano tumo kwambara Ereya masita we yari tugeje byabigeze muri miliyari zinga bataza kwicara. Tukira abasore twabanaga noneho kumwe muhana amafaranga mugurizanya, wamwishyuza akakubwira ati umwenda ndawemera. Ntago yavugaga ibintu byinshi, yakubwira atari ku mwenda ndawemera. Urumva, ariko nta bushobozi mfite bwo kuwishyura. Kandi buriya no mu mategeko no muri RIB unjyanye wemera kwishyura nta kibazo gihari. Nkavuga ni umwenda ndawemera. Namenye ubwo njye bavuga ngo deni yarifunga umuntu, ngo deni ntirifunga umuntu. Ibyo wavugaga na Bibiliya byo byageraga igihe cyine cyo gusonera umuntu umwenda kuko yananiwe kwishyura. Yakubwiraga ati jyewe umwenda ndawemera ariko simfite ubushobozi bwo kuwishyura. Urumva? So Sadate rero kwishyuza Reyo iyo myenda uvuga ini kontra yasinywe mbere yuko abo muyobozi nawe ubwo ari perezida wa Reyo ntago yigeze iryo soko ariko ntiyigeze yambika Reyo ideni rya mbere ko aba perezida wa Reyo mbere yuko na amasezerano yasinye none ndo kwishyura se nawe ubwe yaraniwe kwishyura. Oya ntiyashyize no mu bikorwa ari perezida ayo masezerano yari ahari ariko ntiyashyize mu bikorwa nawe. Sibyo yabaye perezida wa Reyo, ayo masezerano company yari ifitanye na Reyo ahari, sibyo ntiyigeze ayashyira mu bikorwa. Uyu munsi se niba atarashyize mu bikorwa, sibyo ntanabihe handing over kwa Jean Fidel, bambwira ati nubwo ariko hari amasezerano nubwo ntayashyize mu bikorwa, sibyo nagize izi mbogamizi
ariko uzubahiriza ayo masezerano wowe sibyo Jean Fidel ayoboye imyaka 4 atubahiriza ayo masezerano mu byo yamuhaye nta birimo harimo ideni rye harimo iryo deni rye ubwo niyishyuye abantu b'amasezerano ubwo niyishyuye nka perezida Jean Fidel ntiyamusigiye ideni. Si ikibazo cyo kwishyura Kazo, si ikibazo cyo kwishyura, ni ikibazo cyo kubahiriza amasezerano. Kuvuga ngo uyu munsi Kwesa niyo ifite isoko ryo kwambika Rayon Sport, wakavuga ko bahaye Kwesa isoko hari andi masezerano yari yarifite, ariko nawe ubwo uko atarigihaye ari perezida yarigihaye ntiyashyize mu bikorwa. Jean Fidel ntiyamubwiye ati rero ngiye hari amasezerano yanjye muhererekanya wenda nanze ko habaho confident ndi perezida byagaragara nabi, ariko ubwo mvuyeho ayo masezerano akomeza uyubahiriza. Institution zireba igihe iki niba tuvuge radio yacu umwenda ku buyobozi bwa Karenzi nuzamusimbura uwo mwenda ntabwo uko byagenda kose nari bagirwa icyo nangiye kuvuga. Jewe sinitaye kubyimanza, navuze imanza nta agaciro mbiha kuko imanza twakuze bavuga ngo Abanyarwanda ku imanza cyane muri karemano yacu ngira ngo barapfuru bibi ibintu byakabaye bikemuka bageze mu rukiko uretse n'ibyo ku mucamanza ibintu by'amafuti abantu babaho ariyo mpamvu usanga ubushize ari ndababwira ko twamenye ubwenge abantu badatinya imanza. Karenzi akambwira ngo nigiri kuzana ibice muri reyo, ahubwo ugukera n'intekerezo rero umbwira ngo abantu barikanye bariyunze bo bari kumwe ngo nanjye ndi muyange. Karenzi amenya imigani mu Kinyarwanda bavuga ngo ntanzi ishya ngo ihishe umwotsi, ariko ngenda nashaka kuvuga ngo ese uyu umwotsi voilà ni operation oye impungenge mfite ni zimwe ibi si byasatura Rayon Sport operation izaba kurangira operation si byateza ishyamba. ubundi ikibazo ni uko niyo bavuze ngo Sadati niba utari mu byaro utabyumva neza jya ku ruhande ejo atazabona n'umusaruro bakavuga ati ibyo ni ishyamba rya Sadati. isi bisi bigaragaza ko Sadati haradahari match za leta turamubona ari mu buyobozi, ariko nyuma y'imyaka 5 Sadati niba uzanye ikirego uri kumwe na komite niba utari kumwe nayo wagiye ku ruhande. Operation amubwiye ko bataryemera operation twebwe ideni ntaryo twemera kuko iryo deni niwe waryihaye ninde basinyanye amafaranga niyumvije aravuga ni Paul Ruhamyambuga yayoboye Reyo twe twishyuje amafaranga yava aravuga nk'umuntu wayoboye Reyo nawe ari yayihaye cyane ni menshi ni perezida w'icyubahiro n'uyu Muvunyi yavugiye kuri radio Disejo ati nta nubwo tumukumbuye uzamutumire muri kiriya cyumweru byagorana kuza kwicarana nawe cyangwa nzamwitumirire urumva yaravuze yabaye kiriya ntacyo dukeneye kwicarana na Sadati, ntituzicarana kuri iyo ngingo, tuzicarana tugura umwataka niba ukenewe ubu ngubu, niba ashyirahaye tuzicarana aho ngaho. ariko ibyo kwishyuza sibyo ntiyishyuza menshi kundusha, tugiye kwishyuza niba ari kugura Enoch Sikara Junior none se uracyavuga ibyo bwiyunge kuko niba wavuga ati Regis niwe urimo kuzana ibice muri Reyo ubwenge burahari ijana ku ijana. Twumvikane ubwiyunge muri Reyo bwabayeho sibyo, ariko ni nayo mpamvu operation tuzayita cira birarura. kumva izabikomeye ko wambere cira birarura kubera iki ubwo Magnifique yanjye kakirikane cira birarura ni uko wagamagaza tuzayisanga ko wambere cira birarura nuko wagamagaza amazi ntakiri yandi ntabwo bimeze neza. ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri, yoboka sibyo cyangwa se ujye ku ruhande ariko se barabikoze ni desordre agira ngo ase nko navugira n'abandi bantu bo ku bwa Sadate cyangwa se ku bwa retired mu buyobozi ubu buyobozi bushya bwa Reyo bwaje buhutaza bubambura amasoko bugira buti nabo se akaba yaba ahubwo nari kubabara cyane iyo batagira bo bahutaza. oya kandi ubumwe bwari bukenewe rego muri wese agomba kwisana. ubumwe ntago bukuraho ko hari ibigomba kujya ku murongo, ntago bukuraho ko Gatete wari waragize Rayon Sport nk'iyikipe yo mu rugo wicaraga ku muryango akirukana Gacinya wabaye perezida w'ikipe akajya kwicara mu bafana hirya. uyu munsi Gacinya garuke Gatete akomeze amugaraguza hagati ku muryango. intumwa oya Regi intumwa ntiyica
ana iphone nemera principe ijisho ku jisho. Gatete yari intumwa sibyo nta ntumwa niba ari intumwa ajyane Gatete uko mubona kimuzi yagize intege zo kuba ajyane n'uwamutumye tumureba mu ngingo ajyane n'uwamutumye mu buryo bubiri tumureba narababaye umuvugira ngo bamuje gucuruza amabwiriza yahawe n'umuntu munini muri reyo ku buryo Gatete atari ku rwego rwo kumwirukana ngo ntiwicara cyangwa ntukore ibi ntabwo ubwo buzumva ufaze ifite nta kibazo habaga ari niba baramuhaye amabwiriza yabaga yatumwe ariko n'umuntu wari uzi Gacinya ngo kuvuga ngo uyu ni Gacinya wenda arenzeho amunyuzeho ariko isoko yo kugaburira ikintu Jean Fideli baguhaye security yo kuri stade eje warangiza muri security wajya kubivanga iby'isoko jewe abo Jean Fideli yabwiye adashaka genda binjije none bafite isoko umva wabikora ko ariho ingoma ihindutse hari bigomba guhinduka iyo ni principe sibyo Gatete byaki icyo nanjye numva icyo Mandela yanze muri Afrika y'Epfo icyo Karenzi avuga kuko ibi byinda dushyire kugira ngo abantu kuko umwe dushyire imbere Gatete yakoranye na ntabwo ari byo ibyo ntabwo kwihorera gasobanura gatoya Gatete yakoreshejwe na Gacinya na perezida na Jean Fideli Gacinya uyu munsi niba atayobora Rayon Sport ntabwo ari butagaciro ku rwego rw'uko uvuga ngo sinkuzi ngo kubera ko natakaza uko iby'akazi nabyo bisabwa ntabwo tuzahora mu bintu byinda n'ubundi tuzapfa tubisige cyane Gacinya wakoreye ari ayobora Rayon Sport ari perezida niba abantu 100 badukurikiye wayihaye ibikombe 99 ntabwo bakwiyambura isoko ku nyungu z'umuntu umwe ngo 99 none nagaruka icyo Karenzi avuze naba perezida wa Rayon Sport kwemera nagaruka ka perezida bimwinjiza ariko serivisi niwe mugari baca ngo gira neza wigendere none Gacinya ko yagarutse wangaga kumwinjiza akaba yaje kujya muri akiba rukiko ubucuruzi mpuzamahanga nabyakire ariko niba ushaka kumbwira ngo Gacinya wayoboye Rayon Sport perezida wowe ubwawe agukoresha uri ku muryango ubwo wabaye nka bouncer wishyuwe ku bwa Juvenal bati amafoto se ntari Gacinya yicaye hahandi baravuze ngo baramubwira ati ubu se Juvenal kwinjiza ati ndamwubaha ndamutinya Juvenal yabaye databuja yanyishyuye neza bativa muri ibyo urashaka ngahe ababwira igiciro aje ati icara hariya zana ya Juvenal kwa Rando yitwa Gatete rega nawe uramba usa nitwa Gatete buriya ngo bamuhaye ni magana cyane rero ati nibibaho sinatinyuka guhagarika Juvenal sinatinyuka guhagarika databuja twabanye neza baramwicaza niba ari ba Karimu bati ukeneye angahe ibyo bishyire ku ruhande ryo ari shebuja icyo yakoze ngo Juvenal ndabaye perezida wa Kiyovu ntacyo bavuga ntacyo bavuga Surubu Taifa yemeye ariko kuki bahakana iryo deni turi kumwe na Muvunyi na Sadate Muvunyi yari yemeye kumuha miliyoni 20 zari ziki niba temera ideni kuba muhayeho 20 Taifa yageze harabahuza inkuru bayinshya rero none se Taifa ariko mureke none se Taifa none wamberiza ko tunahamagara abantu bamwe na bamwe niba yarishyuzaga ndabaza niba yarishyuzaga 90 kuki Muvunyi yamuhaga 20 ngo agere kuko aricyo bita forfait kigira cyangwa no kuba muhaye kumbe Taifa yanyerekeje